Bakunzi bacu bakunzi ba God's Kingdom TVR, n'uyu munsi nongeye kugaruka ndagira ngo tuganire ku byanditswe, ariko nk'uko mubizi umurongo twihaye no guhera ku biba byigishijwe n'abigisha b'iyobokamana. Muri iki gihe twibanze cyane ku bigisha Abayisilamu, bidakwiyeho ko n'undi wese wakwigisha ibintu twumva binyuranye n'ibyo Imana yavuze, by'umwihariko tugendeye ku byo birivuga, ndetse tukanashyira no mu nyurabwenge n'ibijyanye na moral values, ethics, justice n'ibindi. Icyo gihe ntibituma tutagira gute tutabivugaho. Rero uyu munsi ndagira ngo twongere twumve Sege ho gatoya, twumve ibyo atubwira, hanyuma tuze gukoraho komantere. byose atavuze ko Bibiliya yigisha gusambana. Ya Aburahamu sogokuru w'amahanga yose, sogokuruza w'abemeramana bose, azinjira mu ijuru, azajya mu ijuru. Yaba afite abagore bangahe? Batatu. Soma Itangiriro 25:1. Intangiriro 25 umurongo waho wa mbere. Muchangamuke ati Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura. Biki arongora undi mugore witwa Ketura. Niba Muhammad yarongora undi mugore ni icyaha. Icyaha itangire kwanza kwa Aburahamu. Guys, ndagira ngo turebe ahangaha. Sega yatubwiye arimo aradefanda ibyo kugira abagore benshi kwa Muhammad. By the way, niba nta kibazo kirimo, kubera iki Allah arimita noneho umubare akemerera Muhammad abashatse bose, mu gihe abandi bose babujijwe, akemerera ko abagore bose ashobora kurongora, n'ukeneye kumwiha amurongora. Ubwo kandi turimo turabivuga mu buryo bwiyubashye, ariko ibyanditse mu Cyarabu ntabwo ari uko bimeze. Ngaha murabona ibyo Sege yarimo adusomera, ni amagambo ari mu Itangiriro igice cya 25. Ngiki murakibona hano, baravuga ngo urubyaro rwa Ketura, Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura, babyarana Zimurani na Yokishani na Medani na Midiyani na Yishibaki na Shuwa. Yokishani yabyaye Sheba na Dedani. Bene Dedani ni Abashuri n'Abaletushi n'Abaleyumi. Bene Midiyani ni Efa na Eferi na Henoki na Abida na Eluda. Abo bose ni urubyaro rwa Ketura. Aburahamu yahaye Isaka ibye byose. Aha murabibona, Aburahamu yahaye Isaka ibye byose, ngahara niko mwabibonye. Ariko abana b'inshoreke Aburahamu yari afite abaha impano akiriho, arabohereza ngo batandukane na Isaka umwana we. Byumvikane ko umwana we yafataga nk'umwana we w'isezerano, ni Isaka, ntabwo ari undi. Bagende berekeje iburasirazuba, bajye mu gihugu cy'iburasirazuba. Hanyuma ikindi ngira ngo nkubwire, ukwiriye kwibaza ngo Aburahamu ajya kurongora uyu mugore wa kabiri byari byagenze gute? Nibwira yuko Sege abigisha Abayisilamu bahisha amakuru menshi cyane. Ngira ngo niyo wajya kureba muri Korani yabo urabibona ko bagenda bahisha amakuru menshi. Tugiye mu gice cya 23, mu gice cya 23 tubona batubwira uburyo umugore wa Aburahamu witwa Sara yapfuye. Aburahamu agura ubuvumo bwo kumuhambamo. Sara yaramye imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yaramye. Nibutsa ko Sara yabyaye afite imyaka 90, bivuze ngo hano yapfuye Isaka amaze kugira imyaka Isaka amaze kugira imyaka igera muri 36. Sara apfiriye i Kiriyataruba, ariho Heburoni mu gihugu cy'i Kanani. Byumvikana iyi Kanani niyo Isirayeli. Aburahamu aza kuborogera Sara amuririra. Aburahamu arahaguruka ava ku ntumbi ye, abwira Abaheti ati
ndi umushyitsi n'umusuhuke muri mwe, mu mpe gakondo yo guhambamo mpambe umupfu wanjye, mwivane mu maso. Abaheti basubiza aburahamu bati, databuja utwumve, uri umuntu ukomeye cyane muri twe, uhambe umupfu wawe mu mva yacu, uri buhitemo muri zose, ntawe muri twe uri bukwime imva ye ngo we guhambamo umupfu wawe. Aburahamu arahaguruka yikubita imbere ya bene igihugu, nibo baheti, avugana nabo arababwira ati, nimwemera yuko mpamba umupfu wanjye ngo mwivane mu maso, munyumvire munyingingire Efuroni mwene Sohari ampe ubuvumo bw'imakipela afite buri ku mpera y'isambu ye, abungurishirize hagati yanyu igiciro kibukwiriye kitagabanije, bube gakondo yo guhambamo. Efuroni yari yicaye hagati mu baheti. Efuroni umuheti asubiza aburahamu, abaheti bamwumva abinjiraga mu irembo ry'umudugudu wabo bose, ati, ahubwo databuja nyumva, iyo sambu ndayiguhaye n'ubuvumo burimo ndabuguhaye, mbiguhereye imbere y'abo ubwoko bwacu, hamba umupfu wawe. Aburahamu yikubita imbere ya bene igihugu, abwira Efuroni bene igihugu bamwumva ati, ndakwinginze nyumvira, ndakwishyura igiciro cy'iyo sambu, cyemere nkiguhe mpambemo umupfu wanjye. Efuroni asubiza aburahamu ati, databuja nyumvira, agasambu kaguze shekeri 400 z'ifeza kanteranya nawe, ni ukuhamba umupfu wawe. Aburahamu yumvira Efuroni, agerera Efuroni ifeza avuze. Abaheti bamwumva shekeri 400 z'ifeza zemerwa n'abagenza. Ndagira ngo mbabwire yuko aya mafaranga yitwa shekeri ni nayo kuri uyu munsi akoreshwa muri Isirayeli, uwabishaka yabibona. Nuko iyo isambu ya Efuroni yari makipera iri imbere y'imamure yo mu buvumo burimo n'ibiti byo muri iyo byose byayigotaga hose ku mpera yayo, bikomerezwa Aburahamu kuba gakondo ye imbere y'abaheti, imbere y'abinjiraga mu irembo ry'umudugu wabo bose. Hanyuma y'ibyo Aburahamu ahamba Sara umugore we muri ubwo buvumo bwo mu isambu y'imakipera iri imbere y'imamure, niho Heburoni mu gihugu cy'i Kanani. Nuko abaheti bakomereza Aburahamu iyo sambu n'ubuvumo buyirimo kuba gakondo yo guhambamo. Hanyuma aha murabibona ko ni mu gice cya 23. Mu gice cya 24 inkuru batubwira ni uburyo Aburahamu yagize gute, yashakiye umuhungu we Isaka umugore. Ngibi Aburahamu ngo yari ashaje ageze mu zabukuru, sibyo? Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Aburahamu abwira umugaragu we mukuru w'umuryango, ngibira murabibona. Hanyuma aha baratwereka uburyo uyu mugaragu we yagiye gushakira Isaka umugore, agiye kumumushakira. Muri iyi nkuru mu gice cya 24 nicyo batubwira. Tugiye ku murongo wa kangahe, ku murongo reka tugende ku murongo wa 49. Nuko nimushaka kugira databuja neza, we nabo bazanye umugaragu bazana ibintu by'ifeza n'iby'iki, hariya turabibona basezera Aburahamu, mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu ibihumbi n'ibiki, ibyo turabibona ngibi. Reka amagambo nashaka guhera ku murongo wa 62. Murabona turi mu gice cya 24, ari byo mbibutsa. Bukeye Isaka aturutse mu nzira yo kwiriba ryitwa Lahayiroyi, kuko yari atuye mu gihugu cy'Inegebu. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba. Yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa mugaragu ati, uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Uwo mugaragu aramusubiza ati, ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Murabona ko mu gice cya 24 baratwereka ko nyuma y'uko Sara apfuye, ikintu Aburahamu yakoze ni ugushakira umuhungu we undi wamushakira umugore.
hanyuma tugiye mu gice cya 25 nibwo aburahamu agira gute, yongera gushaka undi mugore wundi witwa ketura. Ntabwo ari uko yari abatunze ari babiri. So ahangaha aburahamu, bibiliya itubwira ko kurongora hagari nk'uko sara yabivuze ni ikosa yakoze, nubwo imana yagize gute, yari mubabariye, kuko imana ni nyembabazi, ni imana ibabarira. Imana twizera ni imana ibabarira. Hari muri biriya hari amagambo avuga ngo hari icyaha cyicisha n'icyaha kitagira gute, kiticisha. Rero kuba imana yababarira, ntabwo nibwira ko hano hakwiriye kuba harimo ntabwo bikwiriye kuba cyicisha. Reka mbanze nyashake aya magambo turore muri Yesaya. Hano bambwiye Yesaya, abana b'imfura kandi igishyitsi cyane nzacyicisha. Okay, reka tujye muri Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Reka mbafashe kugira ngo twihute, ntabwo nifuza ko mfata umwanya munini cyane. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ngibi mu gice cya 5. Katurore urwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 16. 5 umurongo wa 16 niwo nshaka ko tujyaho. Haravuga ngo iki hano? Reka nongere ngaruke, ni urwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 16 niho tugiye kujyaho. Aha harimo haravuga ngo umuntu nabona mwene se akora icyaha kitari cyo kumwicisha, nasabe kandi Imana izamuhera ubugingo abakora ibyaha bitari byo kubicisha. Hariho icyaha cyicisha, si cyo mvuze ko agisabira. Gukiranirwa kose ni icyaha, nyamara hariho icyaha kiticisha. Tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda, kandi wa mubi ntamukoraho. Rero niba ku iki cyaha cyo gushaka undi mugore wa kabiri kiba ari icyaha, nubwo atari icyaha kigira gute, cyicisha. Imana irababarira, ni nyembabazi, ariko nta nubwo ari ukuvuga ko igize gute ariyo yabitegetse ko ariko abantu bagomba kugenza, bakarongora abagore benshi. Segereri yabivugaho akashaka kudefanda uburyo rwose bibiliya yemera kurongora abagore benshi ni ikinyoma. Twarabibonye ubushize, ngira ngo amagambo aya magambo twabonye muri Maraki, igice cya 2 umurongo wa 15. Imana ijya kurema umuntu umwe, ijya kurema umugore umwe n'umugabo, ntabwo ari uko yari buze imbaraga zo kurema abenshi, ahubwo icyo yashakaga ni urubyaro rugira gute, rwubaha Imana. Guharika ni impamvu ya mbere y'amakimbirane mu ngo z'abantu. So nibyo no kureba no kwa Aburahamu uzasanga ayo makimbirane arahari. Nuramuka ugiye kwa Yakobo nawe byamubayeho, amakimbirane arahari. Nuramuka ugiye kwa Dawidi kubera gushaka abagore benshi, naho amakimbirane yarahabaye. So ku Mana ni icyaha, ariko si icyaha kigize gute, cyicisha. Reka turebe hano icyo Imana ivuga ku baca mu isezerano. Murabona hano baravuga ngo ibyaha by'abantu b'Imana n'ibyaha byo mu ngo. Turebye ku murongo wa 15 niho batubwiye. Hano baravuga ngo mbese, aha Bibiliya yavuga, duhere ku murongo wa 14, Bibiliya yarimo ivuga ngo nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije, n'ubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse? Icyatumye arema umwe ni iki? Ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe, kuko nanga gusenda ni Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga, nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Aha murabibona ko icyatumye Imana irema umugore umwe ikareba n'umugabo umwe, ntabwo ari uko ari buze imbaraga, ahubwo ni uko yashakaga ko bakura babana bakabyara abana bamwe bakundanye buzuye urukundo. Nongere nsubiremo, abana bavuka mu miryango myinshi bigira gute, bitera utubazo twinshi tw'amakimbirane mu ngo. Wabishaka wabyemera utabyemera, nusubiza amaso inyuma, niyo wajya kwa Salomo
abana yagiye abyara ku bagore batandukanye barashwanye. Nujya kureba ku bagore baturutse kuri ndumva witwa Gideyoni, nawe yarashatse abagore benshi, ariko nawe abana bagize gute, barashwanye. Kandi igituma byandikwa bigashyirwa muri bibiliya, biratubwira ngo ni ukugira ngo bitubere akabarore. Bibiliya itwereke ngo ahangaha abantu barahaciye haragwa. Bibiliya ibirimo itwereka red flags, hatubwira ngo aha hari mine, abandi bagiyeyo barahagwa. So ntabwo rero kuko Imana yabyemeye, don't make a mistake, Isilamu irabeshya, ni ikinyoma. Ntabwo Imana yo mu ijuru yigeze igira gute yemera ko abantu bashyingiranwa. Kubyemera ni ukubera ko ari inyembabazi itabihanira abantu. Hariho icyaha cyicisha n'icyaha kigize gute kiticisha. The Bible is clear. Ndumva dushobora kureba byinshi cyane mu magambo yo muri Bibiliya atandukanye, atwereka uburyo rwose kujya kuvuga yuko gushaka abagore benshi nta kibazo kirimo. Ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko kuri rwose. Ubyigisha atyo aba ari umubeshyi, aba ari umunyabinyoma. Reka ndekeho gatoya, twumve Segeho nanone. Sebo kakati sebo banyonyora ngiye kugusobanurira sebo munyonyoke usobanukirwe ibisobanuro byasobanuye n'abasobanuzi abasobanukiwe ibisobanuro. Simbizi nk'ibi ngibi bimaze iki? Okay, ni entertainment, ntacyo, reka tubyemere. Yavuze ikindi kintu bavandimwe, Mungu anasema Mungu wa Maka, ngo niba muri Qur'ani Imana yarabwiye Muhammad iti Imana ya Maka, icyo nicyo kitangaza. Ibyo hiyo ndio kitu cha ajabu kwako. Ubwo icyo ari igitangaza kuri wowe. Matendo ya Mitume 3:13, ibyakozwe n'intumwa ibice 3 ku murongo wa 13. Ariko guys, yavuze, narababwiye ngo umuyisilamu naramuka avuze reference, atanze reference runaka, jya ujyayo uyisome. Avuze ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo ngira ngo wa 13. Reka tujye kureba ibivugwayo, uretse ko nzi ko n'ubundi ari buze kugira gute, uri buze gusanga binyuranye n'imyemerere ya Islam. Aha turabona ibyakozwe n'umwe igice cya 3 ku murongo wa 13, ni uko yavuze. Ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Inshuti yanjye, bakubeshya yuko Muhammad ngo ari we ntumwa ya nyuma kandi nakomeye no kurusha ngo izindi zose, nyamara ntiyigeze avugishwa n'Imana. Abandi bose Imana yagiye bavugisha direct, itagombye gutuma marayika. Bakubwira yuko ngo ari igitangaza, ngo ari nta gitangaza na kimwe Muhammad yigeze akora. Nta buhanuzi na bumwe Muhammad yigeze agira gute asohora. By the way, niba mwibuka uburyo ngo Khadija yagenzuye ko koko Muhammad yabonekewe, amubwira ngo kwicara ku itako ry'ibumoso, ngo akabona marayika ngo aracyahari, ngo aramubwira ngo ujya kwicara ku itako ry'iburyo, ndaramubwira marayika aracyahari. Hanyuma ngo arongera aramubwira ngo icara ngo ku kibero, nabwo ngo abona ntuza marayika ngo aracyahari. Hanyuma ngo arangije ngo Khadija ngo akuramo imyenda yiyambura ubusa, ubundi abaje Muhammad ngo aramubwira ngo marayika ngo yagiye. Apparently turimo turavuga ibi biri hagati y'umugabo n'umugore, ko bisa naho Muhammad yashakaga kwikorera imibonano mpuzabitsina, yarangiza akabeshya muri ubu buryo. Ni uko nguko ubuhanuzi bugenzurwa, ni ukugira ngo urebe authenticité y'uko umuntu arimo yabonekerwa. Ni uko bigenda muri Islam. Biratangaje pe. Nta wundi muhanuzi n'umwe wigeze agenzurwa kuri authenticité cyangwa se kuri k'ubuhanuzi bwe bigendeye kuri icyo. Baravugaga iyo Imana yababwiraga bakavuga ibyo yababwiye, ni ibyo ngibyo, ntago byasabaga ibindi. kandi ibyo bavuze bigaherekezwa n'ibimenyetso n'ibitangaza. Ibi bimenyetso n'ibitangaza Imana bakoresheje byo bwabyo bikivugira. Rero hano wibaze, ni ukubera iki Yesu wita ko ari intumwa
isanzwe, ndetse ngo muri korani bikandikwa ngo nta kindi yari cyo uretse kuba yari intumwa ngo ya Allah. kubera iki? Nta hantu na hamwe tubona muhamadi agira igitangaza na kimwe akora, nta n'umusangirangendo wiwe nyuma ye ushobora gukora igitangaza nk'ibi ngibi iby'intumwa za Yesu zakoze. Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya ku rusengero mu gihe cyo gusenga aricyo saa cyenda. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Mbibutsa ko ibi ndimo ndabisoma, umurongo yavuzeho ni umurongo wa 13, niho nshaka kugira ngo tuze kugeraho, ariko ndagira ngo duhere imbere turebe ibivugwamo. Uyu muntu ngo wicaraga ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasanga ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Ngaya magambo Petero yavuze, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Aba bigishwa barategekaga mu izina rya Yesu Kristo, bagategeka uburwayi bukagenda, abadayimoni bakagira gute, bakagenda. Reka nze nkwereke, wihangane ndebe kubera iki ahangaha bikunda. Ba Petero kuki babivuga gutya? Mu gice cya kabiri uyu Petero, mu gice cya kabiri, ni mu gice cya kabiri, ngaha niho turi. Mu gice cya kabiri ku murongo wa 9, ni uwa 9 uvuga ngo nta rindi zina twahawe abantu bakwiriye gukirizwamo ritari irya Yesu Kristo. Ni umurongo wa kangahe? Reka turore, reka nkore search byibuze nandike gukirizwamo, ndibwira ko ndibuze kurigira gute kuribona. Ariko ni mu gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa, nuko nanze gutinda kuko gufata umwanya munini no kubishaka nabyo hari ubwo usanga nacyo kiba ikindi kintu. Ngibi hano reka turebe mu gice cya mu gice cya ni mu gice cya 4. Sorry, munyihanganire narababwiye hatariho, ariko murabibona ko hano ni mu gice cya 4 ku murongo wa 12. Aravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ahangaha byari izina ryande rya Yesu Kristo, byari izina rya Yesu Kristo. Ni ku murongo wa 12. Dushatse twahagenda twajya kuhareba aha bari bamajije gukiza cya kirema mu gice cya 3. Aha niho twarimo dusoma, bamaze kugikiza abantu ngo baraza bagira gute, bashaka kubaramya, barabwira bati mudakora ikosa, se twebwe twamukijije. Ngibi hano wajya kureba ku murongo wa 12 niho batubwiye, niho twabonye. Noneho hano urebe ibyo abangaba bavuze. Ariko mumenye mwese, ndaheremere ku murongo wa 10 wo mu gice cya 4 cy'ibyakozwe n'intumwa, ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu munsi ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu ni we buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye kugira gute, gukirizwamo. Urabona ko ni izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero bategeka bakavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Uwari urwaye agakira, uwari uremaye agakira, uwari upfuye akazuka, kuko ni izina rifite imbaraga ritandukanye n'andi mazina. Iri zina Yeshua cyangwa se Yesu ni izina risobanuye ngo Yehova ni agakiza. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abo bantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Aha murabona Petero yigisha abateranijwe no kureba uwakijijwe. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukankira kuri bo, bateranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo bumiwe. Petero abibonye abaza abantu ati
yemwe bagabo b'abisirayeli, niki gitumye mutangarira ibi, mudutumbirira iki nk'aho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha imana kwacu biduhaye kumugendesha? Haleluya! murabona uburyo aba bantu bari baciye bugufi mu mitima yabo. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo mana ya ba sogokuruza, yashimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato, amaze kugira ngo mbibutse ko uyu murongo wa 13 niwo Sege yatanzeho iki, yari atanzeho referanse. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo mana ya ba sogokuruza, yashimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato, amaze guca urubanza rwo kumurekura. Ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi, musaba ko bababohorera umwicanyi, nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana iramuzura. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Hanyuma ndagira ngo Sege watanze ahangaha, Isilamu ihakana ko Kristo yapfuye akazuka. Uyu umurongo uwukurikira automatically uragaragaza ko Yesu yapfuye akazuka. So wowe uteze amatwi, niba uri umuyisilamu, urumva ibyo Sega avuga atari umunyabinyoma? Urumva atari umubeshyi? Urumva hize sikama? Ni umutekamitwe ukeneye kukubeshya kugira ngo abone winjira mu itorero, mu idini ye? Ni ikinyoma. So ndagira ngo nkubwire neza yuko ibi ngibi ntabwo ukwiriye kubyemera. Ntukemere ko abantu bagira gute bakubeshya. Ndagira ngo nihutishe ngira kandi kantu mvugaho naho gatoya yavuzeho hano inyuma. byakozwe mu 13 igihe barimo gushaka inyandiko bishopu wacu w'umunyarwanda intore, ngewe niwe ndimo kugaya uriya mugande wenda w'ibintu by'ubutore ntabizi, ariko intore ivugisha ukuri. Ni gute ntabwo mubizi neza yuko Imana yavuze ngo ndi Imana ya Isirayeli? None se ubwo ngubwo Imana nivuze ngo ndi Imana ya Isirayeli, bivuze ko mu Rwanda nta mana bagira? Turaguca amande. Wewe tegura inkoko Twihagiye mu itorero turamuca amande. amabiko Inanya ya 13 gatatu 13 inanya gatatu 13 matendo ya mitume ibyakozwe n'intumwa. Inyandiko yaragira iti 3:13 andiko inasema Imana ya Aburahamu. uri kumva Imana ya Aburahamu ni ukuvuga umwana ni wa Aburahamu wenyine. Ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Isaka na Yakobo, Yakobo ariyo Mana ya ba sogokuruza, yashimishije umugaragu wayo Yesu. Yesu ni mugaragu wande w'Imana. ni umugaragu wande atengwa Guys, ndagira ngo soze, ariko ndagira ngo aka kantu ukarebe witonze. Amagambo asomye yaravuze ngo Imana ya Aburahamu na Isaka, ngaha Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya ba sogokuruza, yashimishije umugaragu wayo. Agarukiye arashoje. Aha ntabwo akomeje amagambo avuga ngo uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato, amaze guca urubanza rwo kumurekura. Dukomeze ngo ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi, musaba ko bababohorera umwicanyi, nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana iramuzura. Natwe turi abagabo kugira gute bo kubihamya. Sege watanzemo hano umurongo ukurikira arawureka. Iki ni ikimenyetso cy'uko aba bantu bigisha bababeshya. Mwebwe abayisilamu, wowe mwisilamu nteze amatwi, nusoma ibi, ndabizi neza ko abenshi ntimugira Bibiliya, abenshi na Korani ntimuyisoma, abenshi na Bibiliya n'uwayibahereza ntabwo mufata umwanya wo kuyisomera. Akenshi uhita usanga abantu babatwaye mu kigare. So ni inshingano zawe zo kumenya gusoma ukamenya ibiri muri Bibiliya. Ntabwo umuntu afata akantu kamwe ako akeneye gukoresha ubundi ngo ibindi agenda bisige. Ntabwo ari byo, ntabwo ari ikintu cyiza na gatoya. Ngira ngo turi buze no kubibona ahandi henshi. Niko ababigisha ba Isilamu bakora, bagenda bafata imirongo imwe bayifata, bagenda bafata akantu gatoya batekereza ko bemera, kabarengera gusa bakagasaba. Nabyo babinabisobanura nabi, nta nubwo no kuvuga ko biba bibarengera. Ko Bibiliya irasobanutse, igitabo cy'ubwacyo kisobanura bidasabye no kujya mu bindi bitabo. Nta bindi bitabo dukeneye, Bibiliya ubwayo igize gute, irisobanuye. Ntabwo ari nka Korani udashobora gusobanukirwa utagiye muri tafsiri na suna wapi. Kandi nyamara y'ubwayo ivuga ko ngo ari igitabo gisobanutse.
bakunzi bacu, ndagira ngo nsoreze hano, ntabwo nshaka gukomeza gutinda. Niba ukoresha ubwenge Imana yaguhaye, ndabizi neza yuko ibyo ndimo kuvuga urabibona. Uko ujajinga Bibiliya bari kujajinga Korowani, uko ujajinga ubukristo bari na kujajinga na Islam. Icyo gihe numara kubikora gutyo, uzabibona neza ko Islam ni idini ya Satani, ntabwo ari idini ituruka ku Mana. Ni idini ya Satani ituruka kuri Imana yitwa Allah, ya Lord of Kaaba y'Imaka. Imana yasengwaga mu gihe cya mbere n'umwaduko wa Islam. So ndabakunda kandi ndabashimira ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, n'inama mukomeza kuduha. Rwose Imana ikomeze kubaha umugisha. Nsoza nkubwira ngo wibuke rwose ukore subscribe niba utarayikora, ukore share, ukande like. Ikindi rwose ushobora gukora download ugasangiza abandi. Dukeneye ko ubutumwa bwiza bugera kuri benshi. Ntabwo icyatuzanye ntabwo ari views, icyatuzanye ni ukugira ngo dufatanye gusoma mu byanditswe, abantu babona ukuri kw'ibyanditswe, kuko Yesu yaravuze ngo nimuguma mu ijambo muzamenya ukuri kuba bature. Aravuga ngo umwana n'ababatura nibwo muzaba mubatuwe by'ukuri. Imana ikomeze kubana namwe, naho ubutaha mukomeze kugira ibihe byiza. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korowani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.